stories ku mbuga. Hello once again bakunzi ba The God Bablau in stories kumbuga, and I go by the name of Chisha Mache. Nimba mugiye kumizanya kuri stories zazaje zishikana. So kuri uyu Wagatanu ni itariki 17 z'ukwezi kwa 11 2023. Murabyuka ko stories zimeruka kubagezaho mu minsi yashize. Nabwiraga ko uwitwa Kanimba n'uwitwa Soleille bombi bamenyekanye muri bamenya iyi tariki badushyiriyeho urujijo. Baravuze ngo barigiye kuba married cyangwa se bagiye kubana, tugira ngo ni ibintu by'imikino, kumbi bya bintu byari byo, nubwo abenshi tabyemeye twari tuzi ko ari filime, ariko kuri uyu munsi nzanye inkuru noneho yanyayo yemeza ko ibyo bavugaga byari ukuri. Nukuvuga ko kuri uyu munsi tariki 17 z'ukwezi kwa 11 uwitwa Mazimaka Wilson yasabye Anakwa, uyu mukunzi we uzwi nka Soleille, imbere y'abantu ku babyeyi. Murabizi ko umuhango gusa no gukwa nyine ari ukujya gusaba umukobwa iwabo, hanyuma ugatanga inkwano mu muco wa Kinyarwanda, hanyuma wamara gutanga inkwano umukobwa bakamuguha, warangiza rwose umukobwa ukamutwara ukajya kumugira uwawe ibihe n'ibihe. No kuvuga ko uru rukundo ntago abantu benshi bari baruzi, kuko bari abakinnyi bakinana muri filime, nta wari uzi ko ibi bintu bizagera gutya bikagera hano ahangaha bigeze, kubera ko ntago bikunze kuba ko abakinnyi bakinana cyane muri filime cyangwa se babana umunsi ku wundi biza kurangira bafashe umwanzuro nk'uyu wa kigabo, dore ko nguyu ari wo mwanzuro ugora kuwufata, kuko ufatwa n'umuntu uzi ibyo agiye gukora ndetse anahagazeho kandi atazigera yicuza mu buzima bwose abagiye gusigarana cyangwa se asigaranye kuri iyi si dutuye, kuko ni umuntu uba ugiye gutwara mukazabana nk'uko mubyemeje iteka n'iteka. Abenshi bakunze kurahira indere vuga ati tuzatandukanywa n'urupfu. Ibi rero abenshi barabitinya kubera ko iyi ndahiro uko ubyumva nawe ibiremereye, ariko yubonye abantu babiri bafashe icyemezo bakavuga tuti reka tubane ubuzima bwacu busigaje, nibwo ituvuga ngo dukwiye ingofero. Ubwo rero ni ikintu abanyarwanda bakunda, kuko gitumira inshuti, abavandimwe n'inshuti za kure, yewe n'iza kera zose zikaba zateranye zongeye guhura. Rero ibi biba bisobanuye ko nyine ubukwe ari umuhango uba ukomeye cyane cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umuhango ufatwa nk'ukomeye kurenza iyindi. Uyu Mazimaka Wilson nawe wamenyekanye muri bamenya, byanatangiye ari umugabo wa Soleille, bikaza none kuba birangiye ibyo batangiye bakina nk'imikino. Bibutsa ko iyi filime yatangiye mu mwaka wa 2019 niba nibeshye neza, none kuri uyu munsi 2023 ukwezi kwa 11 tariki 17 akaba aramusabye imbere y'ababyeyi, imbere y'abantu, imbere yabaje mu birori, abatumiye bose, akavuga ati uyu mukobwa mutwari wanjye nzamufata neza, nzamufata nk'ari nyiramwibyariye, nzamukunda iteka. Iyo ndahiro kayikora ni ibintu babishimishije, binashimisha ababyeyi. Buriya ni ikintu gishimisha ababyeyi kubona umwana wabo w'umukobwa bamukwa yarangiza akagenda, abuze umuntu kubona umwana wawe arabyeyi, umwana wawe akishingira, cyangwa se ukabona bamuteye inda akibi wawe. Ni ibintu bikunze kubabaza ababyeyi, ariko ibintu bishimisha ababyeyi no kubona umwana we bamukoye, barangiza bakamusaba nyine imbere y'ababyeyi, bakavuga ni twarareze, none dore inyungu cyangwa se inyiturano tubonye ni ukubona umwana wacu avano neza gitwari, akagenda nawe akajya kubaka urugo nk'uko natwe twarwubatse, hanyuma rwose akagera ikirenge mu cyacu. Ibyo ni ibintu bishimisha ababyeyi.
iyi tariki rero niyo Mazimaka nyine yasabiyeho uyu mukobwa witwa Soleille cyangwa se uzwi nka Soleille basanzwe bakina muri filime nyine bamenya umugore n'umugabo n'ubundi basanzwe babana kuri ubu ngubu noneho bakaba bya bintu babishyize ku mugaragaro cyangwa se babyemeye noneho ubu ngubu ntabwo tuzongera kubyita bya filime ubu ni umugabo n'umugore kuko ubu yarangije kumusaba no kumukwa imbere y'ababyeyi. Uyu munsi rero byabaga so nukuvuga ko iyindi nkuru iri buze kuza igaragaza noneho uburyo ubukwe bwose bwagenze ibyo bavugiyemo ibyamamare byari byitabiriye buriya bukwe byose ni hano kuri The Cat Babla ukomeze ube posted natwe turakomeza inkuru tuyikuzanira gatanu kuri gatanu. This is stories kumbuga and I go by the mushisha macheya nizere ko amaze gukora subscribe like share and comment tukajya tubana every day every single moment kubera ko ni hano n'ahandi usanga stories ziri update cyangwa se ziri latest ako kanya ubugezwaho nyine nanjye cisha macheya nizere ko nyine ibyo byose naranje kubikora kandi bagirwe gukora follow kuri accounts zacisha macheya ba Instagram TikTok Twitter kuko nubundi niho usanga utundi update tugenda tukulinkinga hano kugira ngo uze wiyumvire stories kumbuga I know ko bizajya bigera aho ngaho ukaba uri posted ku kintu runaka kandi uri kumwe natwe gatanu ku kandi hasta la vista let's meet on the next stories kumbuga.